tuyigarutseho. Ihene irabwegetse. Umuheto wa kigoryi. Nakubita ngo ndakubise. Oya ndakubaza nkubiki kuryi. Ihene irabwegetse we. Yiguze ko agukobwa ugahita ushaka kubishaka. Kiwerewe uvuga ko ni ihene moka. Turashize babyeyi. Reka mbanze nkubwire nzovu uziko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba. Azira nagukona. ubugabo abe mu buhungu arongora ab'umugabo nk'abandi basore bari kurongora. Uri wa gatandatu umugeni arongorwa, uri wa gatandatu abageni bakarongorwa. None nawe tukabimusabira imbere y'Imana kugira ngo azarongore nako. Oya reka tureko nyagane nzamwambarira nkamubera pa. Ye baba we yo ubwo bukwe buzarorere. Ubwo bukwe buzarorere. Uzarorere yipfire. Ese kanyo ntuzambera pa. Mubera pa kwizina rya Yesu. Oya kereka mbaye mufi. Mugenge ikibazo kikiri cya kindi nyiri kwibaza ndi kubona benshi bari gushaka abagore n'abagabo. Yewe abankomeje gushaka ibireha n'urutwe rubikoko. Akanyanga mu mutaranda kakuro. Nyuma y'igihe tutamwumva mu nkuru z'urukundo, dore ko yabanje gukundana na Yvette wari witabiriye Miss Rwanda, nyuma tukabona izindi nkuru zitandukanye ngo Sintex yababajwe cyane no gutandukana n'umukunzi we nyuma y'ibihe byiza bagiranye kera kabaye. Reka duheranga uyu mukobwa mubona yitwa Shadia Kiz. Abenshi ni mwamumenye, ariko n'umwe mu bakobwa bagiye bakora ibikorwa byinshi by'urukundo byo gufasha, afite fondasiyo ndetse akaba abarizwa mu gihugu cya Canada, akaba ndetse yarigeze no kuba mu gihugu cy'Ubuholandi, Uganda, Congo, Ubufaransa, yewe na Amaji de Black amufiteho urwibutso. Ese Amaji ni uruhe rwibutso umufiteho? Bimira nka Shadia Keza njya gutangira nuza ya mbere yaramfashije. Arambwira ati wow uri umuntu muzima, uri gufasha urubyiruko mu Rwanda. Bivuze ngo rero abantu bose bafite umutima wo gufasha. Waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemera kujya muri kaminuza? Igisubizo ni Wisdom Academy. Tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza. Tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza, career guidance. Tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788 27 52 24. Wisdom Academy. Wow, the future is now. Kera kabaye rero nk'abandi bari bose aza kurabukwa n'umusore witwa Arnold Mazimaka wamenyekanye nka Sintex. Abaramubwira tuzi n'ibindi burya, ngewe burya narakwikundiye mu mitobo baterana hano. Shadia ati my superstar. Hago kwibaza uyu mukobwa kugira ngo umugereho niko Sintex wabigenjeje gute? Kababaje umutima kazindura amakuru. Itira chemo nyente.
ugize ngo sibyo ku mugoroba tubona inkuru mu bitangazamakuru bitandukanye ngo Mw'Ibanga rikomeye Sintex yasezeranye mu mategeko no Diaspora. Ni ikibundi afite njye nafite abantu bambwira ngo ndi mubi reka neza wagera ni umugambi ibyinyo ibitwi ibyiso umubiri wagera ni uko wometseho zuba iki kigiraga amafaranga buri kimwe cyose ndagifite ntago navuga ko hari ikindi murusha kubera ko icyo murusha ni umuco buriya ibyo afite nanjye ndabifite uriya mwana afite umuco nta disipurine Sintex nawe abigenere nk'uyu musore ati tukazabana iminsi yose yo kubaho kwanjye mu bukire no mu bukene mu byishimo no mu mubabaro musezeranije kutazakubangikanya n'undi mugore mwemeye ibyanjye byose akanyanga mu mutara ndakaburo sha nukuri shingiye kubyo nabonye umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu shingiye kubyo nabonye umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu ingoma yawe niyongere niy'abana babaza yarokeye ingoma yawe niyongere niy'abana babaza. ubu se nyuma y'uko umwegukanye uri kumva umerewe ute ko mbona bitoroshyera we mutahe rero kubita eregani bibuza ngomba namanukanye na Wisdom Academy. Wow, the future is now. amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe munsi, like, share na comment. Naho ku munsi w'ejo